abenshi mumuzi nka Boyka, abandi mumuzi nka Mudakubitwa, abandi mumwita ngo ni Mutebutsi. Kumwita Mudakubitwa, kumwita Mutebutsi Mudakubitwa wanyu Mutebutsi. Ndagushimiye cyane we tugiye kubana hano nkuzanira urutonde rwa filime nziza cyane, filime zakinwe n'uyu mugabo Boyka, filime zarebwe cyane, za zindi zatumye mumumenya nka Boyka. Uyu mugabo mukunze kwita ngo ni Mudakubitwa, niba ukunda filime ze, niba ukunda action ze, niba ukunda filime zo mu bwoko bwa action, niba ukunda za filime kabisa zitangira zirwana zikarinda zirangira zirwana, niba ukunda filime zo muri ubu bwoko, ahangaha ntucikwe. Nubwo abenshi bakunda kumwita amazina atandukanye, izina rye ni Scott Adkins. Nguyu rero Scott Adkins wo bukunze kwita ngo ni Boyka, umenyerewe kurwana rwanisha imigeri cyane kurusha ikindi cyose, uretse ko hari n'izindi filime yagiye akina rwana, aho yarwanishaga n'imbunda, harwanisha n'imigeri n'ibipfusi byose abivangavanga. Nguyu rero Boyka twamuzanye, nguyu Scott Adkins twamuzanye. Buri video ngiye kukugezaho rero irajya ibanzirizwa n'umubare wayo, nimba ari video ya mbere ibanzirizwa ni rimwe, nimba ari video ya kabiri ibanzirizwe na kabiri. Ubwo ikirakurikiraho rero ni video nyirizina ya filime ndi bukubwire. Ubwo urareba video urebe ibirimo, numara kubona ibirimo ubwo video irajya kurangira mpita nkubwira n'izina rya filime, ugende ushake filime uyirebe. Twihute nta gutinda rero, filime nkuzaniye ku mwanya wa mbere niyo iyi ngiyi. Iyi ni filime nziza cyane, action movie ivanze n'ubuhanga bwo kurwana martial art. Iyi filime kandi irimo ubushakashatsi bwo kwica aribwo assassin story. Niba ukunda mwene izi filime rero, niba ukunda filime zo muri ubu bwoko, niba ukunda filime zirimo imigeri, niba ukunda imigeri ya Boyka, niba ukunda ya migeri itarangira, iyi filime ntigucike. Iyi ngiyi ni filime nziza cyane ku bantu bakunda filime zirimo imirwano, ku bantu bakunda filime zitangira zirwana zikarangira zirwana. Iyi ni filime nziza cyane, yishaka uyirebe. Niba ukunda filime rero zirimo martial art, ubuhanga mu kurwana, iyi filime ni nziza cyane, yakubera nziza. Niba ukunda kandi nanone filime irimo assassin story, ubwicanyi bukabije, izina ryayo ni Accident Man. Iyi ni filime nziza cyane, wishaka uyirebe. Iyi filime nkuzane ku mwanya wa kabiri. Niba ukunda Boyka, niba ukunda imigeri ye, niba ukunda filime zakinwe na Boyka ukaba utarareba iyi filime, warahombye cyane. Iyi ni filime agaragazamo imirwanire cyane cyane yiganzamo iya mu Buyapani. Niba utarareba iyi filime, yishaka uyirebe. Iyi ni filime nziza cyane, ni filime mu bwoko bwa action. Ku bantu bakunda mwene izi filime, ku bantu bakunda filime zo muri ubu bwoko, iyi ni filime yakubera nziza cyane. Izina ryayo ni Ninja Shadow of Atia. Iyi filime ni nziza cyane, yishaka uyirebe. Iyi filime ya Boyka nkuzaniye ku mwanya wa gatatu ni filime nziza cyane ya Boyka Mudakubitwa. Iyi filime izina ryayo ni Undisputed Kane. Niba wararebye Undisputed zibanza, iyi filime ni nziza cyane, genda ushaka ni Undisputed Kane uyirebe. Kandi niba utarareba izibanza nazo uzishaka uzirebe, kuko zose zakinwe na Boyka, ni filime nziza cyane. Iyi filime nkuzaniye ku mwanya wa kane nayo ni filime nziza cyane, ni filime yakinwe na Boyka. Iyi filime ni filime igaragaza inkuru y'umugabo wabeshyewe agashyirwa muri gereza, agahura n'ubugome bukabije cyane muri gereza, agakubitwa, agakomeretswa, nyuma akaza gutoroka gereza. Yamara gutoroka gereza agashaka abamubeshye bose kugira ngo yihorere. Iyi filime nayo nubwo igaragaza ubuzima bwa gereza, ijya gutandukana gato na za filime wari usanzwe uzi Boyka akinira muri gereza. Gusa iyi ni imwe muri filime nziza cyane yakinnye. Niba ukunda filime zirimo igipfusi, niba ukunda filime zirimo imirwano, niba ukunda za filime zo mu bwoko bwa action, iyi ngiyi ni filime yakubera nziza. Kuri ba bantu bakunda filime z'imirwano rero by'umwihariko, ariko kuri ba bantu bakunda filime zo gutoroka gereza, hari filime ziba zarahariwe gutoroka gereza, ariko iyi nayo haraho igaruka ku gice cyo gutoroka gereza. Iyi filime ni nziza cyane ku bantu bakunda filime zo muri ubu bwoko. Iyi filime yishaka uyirebe, izina ryayo ni Avengement. Filime nkuzaniye ku mwanya wa gatanu. Niba ukunda filime zakozwe na Rocky Kimomo, niba ukunda filime zakinwe n'umugabo Boyka, niba ukunda filime za Mutebutsi ariko ukaba ukunda filime zakozwe na Rocky Kimomo, iyi ngiyi ni filime nziza cyane Rocky Kimomo yakozeho. Iyi ni filime itagomba kugucika. Iyi ni imwe muri filime nziza cyane Boyka yakinye, ni imwe muri filime nziza cyane rwose. Gireko safety kiriho. Niba ukunda filime za Scott Adkins, niba ukunda filime z'uyu mugabo mukunze kwita ngo ni Mutebutsi, ngo ni Boyka, iyi ngiyi ni filime nziza cyane itagucika. Aha akina arwana no gutabara umwana wari washimuswe. Aha ngaha agahura n'ibibazo bikomeye cyane, kuko uwo bari bahanganye nawe atari yoroshye. Abenshi mumenyereye kureba filime za Boyka muzi ko ari Mudakubitwa, muzi ko ari umuntu utagikubitwa rwose, ariko iyi filime ndabizi abenshi mwararebye muravuga ati noneho Boyka yabera arakubiswe. Gusa filime ijya kurangira Boyka agarutse ari wa Boyka muzi, igaruka ari wa wundi Mudakubitwa wanyu muzi, Undisputed. Ijya kurangira n'ubundi Boyka ari utsinze. Iyi filime rero yishaka irebe, ni filime nziza cyane, izina ryayo ni Diablo. Filime nkuzane ku mwanya wa gatandatu. Iyi nayo ni filime nziza cyane, ni filime yasobanuwe na Sankara, ni filime nziza cyane yakinwe na Mutebutsi. Dale team turi muri twageze mu nyubako indani, bazaba ari ibyihebe. Boyka mwanya we. Ku bakunda uyu musobanuzi rero, ku bakunda filime by'umwihariko za Boyka, iyi ni filime nziza cyane, iyi filime yishaka uyirebe.
twabashaka Mansur ni benshi. Izina ry'iyi filime ni One More Shoot. Iyi ngiyi ni filime nziza cyane yakinwe na Boyka. Genda ushake filime yitwa One More Shoot uyirebe. Filime nkuzane ku mwanya wa 7. Iyi ngiyi ni filime nziza cyane, filime yasobanuwe na Rocky. Bafayo ni imbunda. Umva ngiye gufata uyimbunda bare batatu genda bakubite ni ibintu byoroshye. Ibigabo byose ni indwanyi. Ku bantu bakunda filime zirimo ibisambo, ku bantu bakunda filime kandi none ziri action movies, iyi ngiyi ni filime nziza cyane, filime itagomba kugucika. Ni filime yakinwe na Boyka. Iyi ni filime nziza cyane, yishaka uyirebe. Niba ukunda Mutebutse rero, iyi ni filime nziza cyane, izina ryayo ni Debt Collectors. Iyi filime yindi nkuzane ku mwanya wa 8, iyi nayo ni filime nziza cyane. Iyi filime igaragaza ubuzima bwa Boyka, yahoze ari umusirikare akaza kugaruka, noneho akagaruka ari intwari itabara umuryango we. Iyi nayo ni filime nziza cyane, ni filime bwoko bwa action. Ushaka kureba filime nziza yo kuruhukiraho, ushaka iyi filime ya Boyka uyirebe. Iyi ni filime nziza cyane itakwicisha irungu, izina ryayo ni Close Range. Iyi filime nkuzane ku mwanya wa 9, iyi nayo ni filime nziza cyane, ni filime ibarirwa mu bwoko bwa action military. Iyi ni filime nziza cyane yakinwe n'umugabo Boyka. Niba rero ukunda uyu mugabo Boyka Scott Adkins, ukaba ukunda filime zirimo igisirikare, iyi ngiyi ni filime nziza cyane igaragaramo n'uruhande rumwe rwa gisirikare. Iyi ni filime nziza cyane itakwicisha irungu, ushaka iyi filime uyirebe. Ku bantu bakunda filime rero zirimo urusaso, ku bantu bakunda filime zirimo intambara, iyi ni filime nziza cyane ugomba kuruhukiraho. Iyi ni filime nziza cyane itakwicisha irungu. Niba wayikunze rero yishaka uyirebe, izina ryayo ni Section 8. Genda ushake filime yitwa Section 8 yakinwe n'uyu mugabo Scott Adkins uyirebe. Filime nkuzane ku mwanya wa 10, iyi ngiyi nayo ni filime nziza cyane. Iyi ngiyi noneho ni agahebuzo cyane ko Boyka noneho yari yaje muri style nshya, ariko mu by'ukuri nubwo ari style nshya, n'ubundi Boyka asanzwe akina filime zo muri gereza gusa. Ariko iyi filime nubwo yagaragaye ari muri gereza, ntago ari nka kwa kundi yakinaga ari muri gereza akaza arwanira mu maringi. Iyi ngiyi ni filime nziza cyane. Iyi filime ku muntu rwose ukunda filime za gisirikare, ku muntu ukunda filime zirimo intambara, iyi filime ntigucike. Genda ushaka iyi filime uyirebe. Niba ushaka filime yakumara irungu, niba ushaka filime rwose waruhukiraho, aka ni agafilime keza cyane. Iyi filime izina ryayo ni Prisoner of War. Niba ukunda Boyka rero, niba ukunda Scott Adkins, niba ukunda uyu mugabo mukunda kwita ngo ni Mutebutsi kubera imigeri ye yo mu kirere, ngizi filime nari naguteguriye, filime zirimo uyu mugabo. Genda ushaka izi filime uzirebe. Wowe twabanye tukaba tugeranye ku musozo, ndagushimiye cyane. Dusubire ku biganiro by'ubutaha. Wari kumwe nanjye Harare Menya Nibi. Imana iguha umugisha.